petit frère ko yatinze wana Ita yose yampaye cyava Nyabugogo cyangwa motari yamukatishije ahandi hantu kubona none atarimo no kumva kanongere ncishe muno Yes mon petit frère none se ko watinze byagenze bite ibaze nari mfite urugendo ahubwo ubu niwe narindiriye kuva kare ndacyari mu rugo pe wageze ahandi ku gipangu nakubwiye ari buguhagarike motari kuko numvaga hazi okay niba uri ku gipangu none uri kanze murebe isa man petit frère why kigabo wale long time kabisa meze sana fresh man chanara kuvuza nayo warabuze ibintu sikusigaye unduta man ariko navyo yatanje man ndikundi ndagenda nkora byataye uri gukora byataye inzira zabaye ndende siko nari nkuyoboye man man narahindutse ariko nakari cyane oya warahindutse byataye siko wagira ngo usigaye ufite umugore oya nukubera kwirirwa mu rugo se nubona mfasha ababyeyi boss ngo tugiye tukuzana dokima muri cafeteria wagiye udushiramo n'imiyaga basi tukazikusanyisha muri office Let's gatoya ibintu nateye n'ingenzi twabira waretse tukareba ukuntu ko bizi ko njye nawe no minsi ariko tumeranye neza twasohoka tukareba ukuntu twabinonosora neza turi mu kazi twareba ni none se urashaka gufata akazi ufata akazi ukavange n'ibikorwa byawe okay icyambere nimba ufite mu bushake by'akazi nta kibazo twareba twadumuka kugenda tu none se nta kuntu wabipanga ku munsi wa off ariko bitazagira aho bihurira n'akazi once off mbafite ibindi bintu reka tubipange ejo ndakuntu tubigenza kandi nta n'ikibazo gake ariko ku cyaro n'ibintu by'imyaka biba biboneka niyo mpamvu wanaze cyane udorose mbona ntakuruta mwana hano Kigali ni twadusayizi kabisa nitwe twadanje uretse ko nje nyine n'akazi nakabuze oya nari bise sinakwemereye umurongo nyine kwa kundi nakurabuye sha ubu nanjye wumve ngo nicyo kintu cyari kinzanye nicyo kintu nashakaga kabisa hari abirizewe urumva wowe nukuvuga ndakubwira uburyo akazi kose gapanze mu byukuri we ntago ari amasuku ntago ari ibintu by'amasuku uje gukora ariko nize ko ibyo birimo amafaranga oya biri kandi nari naguciriye ku mayanje uko bimeze apo niba arimo amafaranga ibyo ari byo byose nari binabikora gusa nyine wananyereje bura niwe nari nanarindiriye hari umuji wanjye nari ngiye kujya kureba Nyamirambo ahubwo se ko nubundi utaherukaga Kigali si waza none nkanaterina naguhejeje hanze kugeza mu nzu ubundi ukareba ukuntu nanagutembereza nkabanza nkanakwereka ibyari kuko nta kibazo hano mu kazi se ubundi akazi nta kibazo akazi nakanjye nta kintu waba akazi nakawe genda umukozi usanzwe ubwo se baramutse banyirukanye kwirukana se kwanye ugenda byose hano uvuga ko akazi ari akawe so nta nicyo bagutwara of course akazi nakawe naho ngisaha n'isaha banyirukana umva mbwira inshuti yanjye ibyo wibitindaho sibyo wowe ejo nzakurwa tubigenza ntacyo ugiye gukomeza muri mu kazi nzakurwa tubigenza sibyo bakenda bitekerezaho numva ko bikwiye ubundi ubuzima buroroshye sibyo abantu bamwe bashaka kubikomeza dokima ubuze nk'izi dokima bagiye bazishyira mu kaboko ari gukunda dokima Bebe. Oui bien. Wanzanye ni heza nahakunze. Nyine hatandukanye n'ahandi wanjyanaga tukicara ibyo biki.
tureba abantu batambuka ariko hano haratuje ni heza nahakunze hari akayaga keza hari utunyoni turi kuvuga mbese ni mwa ariko pe nabikubwiye ko ahantu uri buhakunde buriya hari impamvu nyinshi zatumye mahitamo rega niyo mpamvu ngukunda rega wowe ariko nanjye ndagukunda urabizi kameme I know niyo mpamvu nahisemo ahantu nkangaha kugira ngo tuze tuhaganirire hahandi ijwi nta kiritangira hahandi amatwi yawe n'umutima biba byerekeye ku byo ndi kukubwira yego sibyo banze nkurebe neza unyitegereze neza ariko be nanjye mba nakwitegereje neza sha uri cyiza mbega uri cyiza niyo mpamvu ngukunda nese bebe wibe amakuru y'iminsi mu kazi biragenda sha mu kazi biragenda ariko iyo ntagufite iyo maze nk'amasegonda makeya nyine ntarumva impumeko yawe mu by'ukuri ntabwo kaba kagenda ariko ugerageza kuhaba ku bwanjye ndabikunda cyane pe ndabikunda kandi ndabikwereka sibyo ngiye ngo muri ino minsi uri kubibona sibyo niyo mpamvu nyuma y'aha ngaha niyo mpamvu nshaka gutwara hahandi tukikorera twa tuntu sibyo nta kibazo bebe nizere ko sibyo nta kibazo nkunda kuntu njye nawe mu njyana tuba turi kumwe sikuntu duhuriramo ni gutya ngo gabanya ibitamo we ndabikunda cyane iki se iki bebe turetse ntuhindukire mbabarire nyine ntuhindukire wait hari abantu mbonyemo hano bande tujya gutuganira ndeba yego ufite amaso meza urakoze rero buriya nyine nshaka kuruhuka umutima wanjye nyine umutima wanjye unyumvisha kuba naba ndi kumwe nawe tuganira dusangira numva ari wowe nyine nsabwa kuba ndi hamwe nawe si wumva se sha ariko sha mbere wabanje kungora nyine nawe urabizi ntabwo nari guhita ngwemerera ku munsi wa mbere ariko abakobwa beza niko bigenda si ubizi se akeza buriya karavuna cyane ariko yego amakuru yandize imeza cheers cheers ku bucuti bwacu none iyo ndi kukureba nawe ukayoba imba numva ijuru imba narigezemo noneho ntabwo uzi ukuntu nkunda gukora ku kiroso cyawe mba numva ndahandi hantu nyine tu ni ukuri cyane share nzakubera ibyishimo yego bidashira I promise me that is promise wow nta mpamvu kubishidikanyaho nyine niyo mpamvu nanjye mba nahisemo kukuzana ahantu nk'aha ngaha kiriya ahantu ni heza haratuje hari akayaga ubundi ni ahantu mba numva nshaka kugira nyine tube turi abantu bari romantike bwose sibyo ahantu ni heza nahakunze ahantu ni heza nahakunze reka nkongorere akantu no baby oya ni ukuri nawe ntiwabibona oya nyamara none se ubu hano inyuma harimo pisine ubu tugiye tukiyegera yego ahubwo se uranjyana muri pisine ryawe ahubwo si ibyo nari nkubwiye wari witekereje ko turi bubikorere none reba turabye muri pisine ndabyemeye urabyemeye yego ndabyemeye si ko nkunda koga cyane njye nawe nyine ibyo nari nkubwiye nanjye nkunda kubona muri kariya gashusho nyine umeze yego ndi kukureba nyine neza ubundi ni wowe wanjye nanjye iminsi yo kuba igakomeza kwiyongera noneho ku rukundo rwacu buriya nta n'ikintu kiryoha kuko uba wasohotse uri kumwe n'umuntu ukunda hari abantu mbonyemo hano siko nanjye guhindukira hari abantu mbonyemo hano kandi ntabwo nitekaga ko ahantu nk'aha ngaha bajya bahaza wihindukirana
nyine mbwira. uzi abantu mbonye hano mbonye Dani dukorana? umukorege wawe ndamubonye hano pe Dani wo mu kazi ndamubonye ngo yitivuga gake ari wenyine ari kumwe n'undi muntu basohokanye hano pe kandi izi saha ari kuba ari mu kazi ntago nzi impamvu ari hano ariko ndamubonye kandi niwe kandi ijisho ryanjye ntago rimwibeshyeho umunsi yaryamye kwa kangana maybe ko umunsi atari bupfuyeyo mbizi impamvu ari hano ariko ndamubonye pe yanasohotse ari kumwe n'umuntu umeze gute se kumwe n'igitsina kobwa waretse nkabareba kuko mbabarira gusa kubonye arakubonye uhindukiye gatoya wowe yakubona ariko bari inyuma y'uno mukindo turi inyuma nabo bicaye kuri iriya mikindo yindi yo hakurya. I have a plan. Which plan you have? Wait. Shiri ufitiwe mupangu. Buretse ariko. Ufitiwe mupangu wewe. Umubonye ari kumwe n'umukobwa. Utajushira yo ufitiwe mupangu. Nyine umubonye ari kumwe n'umukobwa. Ari kumwe n'umukobwa serious. Sawa ngaho wiceceka nta kibazo. Ndabikemura. Mbashere wanje nanjye nta kintu kinyuranye yo ndi hamwe nawe. Nukuri. Mba numva nyine nagize mu yindi si dahandi hantu. Ahubwo se uyu muntu uri kumbuza amahoro ndi kumwe nawe ninde ko ngaho ndebera ntiyangirwa boss ngo ni CEO ngo mushyashya ye none sugara kubaza iki buri uziko do mise dikoresha tuzose koko ngaho ndebera reba rongeye none saka kanya arashaka ngo ujye ku kazi uretse gato yamwitaye numva ibyari byacakira allo Sibona cyaba kibyihishe inyuma we gute bose amuhamagara akagenda akajya ku ruhande dukundana azi ko tunakora mu kazi kamwe ibi nta kintu kibirimo ngomba kubitekereza be uzi ibintu bimbayeho bibaye ngombwa ko ngenda uragiye se gute se wahita ugenda nyine irangirwa boss ngo uranshaka mu kazi kuko izi nsazo impamagarira mu kazi unaba yimereye neza yarangiza umva tuza kuvugana kuri telefone ndanyira ndasiga biyo nyishyuye nta kibazo no utumize n'agafi ndakishyura sawa ariko ndabitekereza Kari bite cyabari sawa amakuru sawa cyane niso kununguye uri kujya ese yego komara mvuye mu rugo bungiye harahepfo mari kora iki se komara isiribu nabura njya gukora iki ugiye mu tuntu twawe cyane ubwo wowe uri kuva ujya cyane nyine urabona ngiye mvuye hano hepfo mu karitsiye harahepfo hari agakorwa mfiteyo two tuntu nari mvuyemo rero ariko ntunguwe no guhita nkubitana nawe muri iyi mihanda ngewe iyi ngiyi nyigendamo cyane mva birenze amakuru y'iminsi se shaka wanyanze ugira nimero zanjye ariko ntukinamamagara wese ko utampamagara nazanjye ugira erega njyewe urabona njya kuguhamagara nkavuga ati ariko si ubukariza ndabaze shawe urafushye se oya ntabidanje bana ni sisteri umva se ahubwo se umva nkubaze se none se bu umusize mu rugo se ariko man bagiye utanga amakuru yuzuye ariko kareka kumbaza ibintu nk'ibyo nyine mbwira nyine ariko se bundi jamari reka tubwire dusubire ubundi mbwiza ukuri witeguye kuba umukwe wacu uri ready ahubwo se ubona ntari umukwe ufunzemo neza ready man uramukunda se man icyo kibazo nawe wakabaye ukikimbaza nawe byanyabye nyine atari bya bindi bya bwa butipe bw'iki gihe buza yewe mbwira uri ready byanyabye urimo neza njyewe naramukobokeye man n'ubu ngubu ndacyamukobokera ku mugani wa mukecuru ahubwo umva se mubwire nese umusizeyo araryamye wabona arwaye kugukumbura ubwo se ninjyayo nka komanga ari bubyuke ubu ntiyahejeje umuhamagare kuri phone cyangwa mwihorere uzajya kumureba ejo oya ndashaka kumureba kuko ntabwo ndi burara uyu munsi ntamubonye nigeze kumuhamagara ntiyanyitaba sibyo sinzi ubwo ubuze kuza kongera kumuhamagara urebe nyine ariko ahantu ugiye utebutse ugasanga yankingure wansanga mu rugo kandi nahita nanagutamo na ya fanta yawe si wumva si undi nawe mujeni twemera mwana ariko uteremo nyine utebuke kuko nimusangayo ndaba mfite akanya gato yampari urabizi nawe kadashoboka nyine utebuke
Sawa. Cyakoze ijoro ryashize rya mbere ryiza pe. Umupango wose nkuko nawe upanze uri kugenda neza. Banza akamanze nkireho n'akantu. Sha. Bako wigenje sha. Murambona. Ose wanje burazi ngo numuhanga muri byose sha. Amutse amenye kuntu icyana cye naraye nkinyuzemo. Gitaka. Boss. Ubungubu noneho ndagufite mu nguni zose kabisa. Ndagufite. Kiriya cyana nako mfurimye. Buri ubuzi ngo uri umuhigi wenyine. Ubaye umenye master wari we wakwirukanka sha murabana umunsi ku munsi. Ahubwo reka mbanze nihamagarire Saidi manze mubwire sha umupango wanjye ko wariye. Mbanze anankorera umugoroba. Mani mbabarire nimero yicemo nta kintu njya muhisha. Aya mafaranga yo natangiye kuyabarira umunsi ku munsi. Ngeze ku rugero rwa 85%. 15 se yananira. Bazi ngo nibo banyabwenge. Yo bro, meze bite? Ase wowe usigaye umeze nk'aba bakiri ubanza kugira ngo icemo yose ishire yora. Wese mbaye ndi kubi. Wijya mu bintu byinshi reka mbanze nkubwire igitumye nkwamagara witangira kunzana mu bintu bya maniro. Ntunyobye. Umva nkubwire. Bose namurangije cyane nakinyuzemo kera.